Bob Marley ni ikimenya bose nk'umuravumba. Mu bantu batanu bateraniye ahantu hamwe, byibuze batatu baba bazi Bob Marley. Uyu mugabo azwi cyane ku byerekeranye n'imibereho yiwe n'uburyo yafatagamo ubuzima n'uburyo yabusobanuraga bifite igisobanuro. Nanone Bob Marley hari amagambo menshi yagiye avuga ku buzima, amagambo afite byinshi asobanuye, akanagira byinshi ashobora kuba yanahindura mu buzima mu gihe wumvise ukanayajyana uko agomba kuba yajyanwamo. Muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kuba twarebera hamwe amagambo yavuzwe n'uno mugabo Bob Marley. Ubane nanjye kugira ngo wumve ijambo ku rindi. Buriya Bob Marley niwe wavuze ati buriya ujye ukunda ubuzima ubamo, nanone ubeho ubuzima ukunda. Ari byo uzumva bavuga ati love the life you live and live the life you love. Ndakeka iryo jambo atari ubwa mbere uryumvise mu matwi yawe. Uno mugabo Bob Marley yarongeye aravuga ati wowe urinde ucira urubanza ubuzima mbamo. Ndabizi neza ko ntabwo ndi perfect, ntabwo ndi umuntu mwiza, ariko nanone nta nubwo ngomba kuba naba uwo muntu mwiza wumva neza ko ushaka ko ndibuze kuba naba we. Ibyo wakakwiye kuba ubimenya mbere yuko utangira kuba watunga inzara zawe cyangwa se intoki zawe. Bikaba byiza bikanaba iby'agaciro cyane ubanjije kumenya neza ko n'izo ntoki urimo urantunga byibuze ziri clean, zifite isuku. Bob Marley yongeye aravuga ati buriya biragoye cyane ko amafaranga ashobora kuba yagura ubuzima. Amafaranga ntabwo agura ubuzima. Bob Marley yarongeye aravuga ati buriya hari abantu bumva imvura bakaryoherwa n'imvura, ariko ndi kwakirengagiza nanone ko hari abandi bantu batoha kubera iyo mvura. Bivuze ko imvura irimo iragutosa, hari abandi bantu barimo barayiryoherwa. Ni ko isi imeze. Imvura irimo iragutosa, nta nubwo wishimiye ko iyo mvura yagakwiye gukomeza kugwa, ariko nanone hari abandi bantu kereke pare ku ruhande barimo bararyoherwa n'iyo mvura. No mugabo yarongeye avuga ati inshuti za nyazo buriya zimeze nk'icyo bita inyenyeri. Inyenyeri aho wajya hose ushobora kuba wamenya neza ko iyo nyenyeri iri aho hantu. Inyenyeri urayirekonesa uko byamera kose. Bivuze ko waba uri mu bibazo, byaba birimo biragenda neza, byaba birimo biragenda nabi, inshuti za nyazo ntabwo uzigera uziyoberwa, uzazibona uko byamera kose. Bob Marley yaravuze ati buriya iyo umuryango umwe ufunzwe cyangwa se iyo umuryango umwe wifunze, ntabwo uzi neza ko hari undi muryango ufunguye ahandi hantu. Uko byamera kose, uko byagenda kose, ntabwo umuhanda ugenda ngo wifunge cyangwa se umuryango ngo wifunge birangire. Haba hari undi muryango ugiye gufungurirwa ahandi. Yarongeye aravuga ati cyiza buriya cyerekeranye n'umuziki cyangwa se icyiza cy'umuziki, aho umuziki ukubitiye nta kababaro kaba kagihari. Umuziki niba ukubitiye aha ngaha, egare yuko kababaro nako kari buze guhita kabura karagenda nka nyomberi. No mugabo yarongeye aravuga ati kubera ko umuntu yishimye cyangwa se kubera ko wowe ubwawe wishimye, ntabwo bivuze neza ko umunsi wawe wagenze neza. Ahubwo icyo uba warize ni ukureba kure cyane y'ibitagenze neza, ukareba ibyagenze nabi, ariko ukabirenza amaso ukirebera hirya. Abantu bose bishimye si uko iminsi yabo iba yagenze neza, ahubwo baba barize kureba kure cyane y'ako kababaro. Uno mugabo yarongeye aravuga ati buriya amafaranga ni imibare, kandi nk'uko ubizi ntabwo imibare igirangira. Uhora iteka ryose ubaro ntabwo imibare irangira. Amafaranga nayo rero ntakajya kubeshya, kuko ni imibare yisubiramo, ni imibare itazigera igira aho irangirira. Bob Marley yarongeye aravuga ati buriya biragoye cyane ko umugabo hari icyo yakora mu gihe adafite Imana. Nta bitandukaniye cyane n'uburyo waba ufite icyaka. Niba ufite icyaka ntacyo uri buze kuba wakora, birasaba ko icyaka uri buze kuba wabanza ukakirangiza kugira ngo ukomeze kuba wagenda. Niko rero n'umugabo ameze. Umugabo aba agomba kubanza akagira Imana, yamara kugira Imana akajya akomeza urugendo rw'ubuzima. Bob Marley niwe wongeye kuvuga ngo buriya ntukajye ubona urimo urafata isi ngo wishime cyane usare usizore. Ntugafate isi hanyuma nanone ngo ubure roho yawe. Ubona isi yose irimo iragupfukamira ariko roho yawe ibe yaragiye. Ujye wibuka neza ko buriya ubwenge, kumenya ubwenge bifite agaciro kuruta izahabu n'ifeza. Bob Marley yarongeye aravuga ati byaruta cyane ngapfa ndimo narwanira kwishyura ukizana kwanjye kuruta uko nshobora kuba nabaho, ariko nanone uko kubaho kwanjye ntacyo bimbwiye, nkabaho ubuzima bwanjye bwose ndi imfungwa. Ibyo byo byaba bimaze iki? Byaruta cyane nkajya kurwana nkarinda mpfa, ariko ndimo narwanira kwishyura ukizana kwanjye. Yarongeye aravuga ati buriya ntukajye wizera abantu, ibyifuzo byabo n'imyumvire yabo bikaba bihindukana n'igihe. Nujya kwizera abantu ujye wizera abantu, ibyiyumviro byabo bizakomeza kuba ari bya bindi kabone n'ubwo igihe nacyo ubwacyo cyahinduka. Uno mugabo yarongeye aravuga ati buri kimwe cyose uzajya ubona cyamaze kuba cyaba politike, buri cyose ubona ni politike. Njyewe ubwanjye rero ntabwo nzigira na rimwe mu buzima bwanjye mu munyapolitike. Icyo mba shaka kurwana nacyo, mba shaka kuba nabaho ubuzima bwanjye n'uburyo isi imeze, kabaho ubuzima nishimiye,
n'isi uburyo nayo irimo irantwara. Icyo nicyo kintu cyiza kinarenze ibindi numva njyewe nkeneye. Uno mugabo yarongeye aravuga ati ntukajye ugirira ubwoba iby'intwaro za kirimbuzi cyangwa se ziriya zose ubona nyine atomic bomb n'ibindi kubera ko uko byamera kose, uko zaba zikarishye kose, nta na nkeya zizigera zihindura ibihe bizakomeza kuba ari ibihe. Uno mugabo yarongeye aravuga ati niba uri umuzungu cyangwa se uri umwera ukaba wakoze amakosa, icyo gihe nyine uba wakoze amakosa. Niba nanone wirabura ukaba wakoze amakosa, nanone icyo gihe nyine uba wakoze amakosa. Abantu ni abantu uko byamera kose, abirabura, ubururu, abari pinki, icyatsi. Imana nta tegeko na rimwe yigeze ishyiraho ryerekeranye cyane n'amakureri cyangwa se n'uburyo ibintu n'abantu basa. Ati buriya abantu nitwe twashyizeho amategeko, ayo mategeko niyo yatumye abantu banjye basafaringa bahora mu kababaro nako bwako katarangira. Nujya kubaho ukabaho wowe ubwawe ku giti cyawe cyangwa se ukiberaho wowe ubwawe ku giti cyawe, hari amahirwe cyane ko ubuzima bwawe buzarangira nyine mw'ibyo ngibyo. Ariko nanone nujya kubaho wowe ubwawe ukabaho nk'aho ubwawe ku giti cyawe, umenye neza ko bishobora kuba byarangira nabi. Ariko nubaho ukabaho byuzuye, uzabaho wongere nanone ubeho. Umugabo yarongera aravuga ati buriya ngira ambition imwe, ngira icyerekezo kimwe, nkunda mashaka ko hari ikintu kimwe kiri buze kuba cyaba. Njyewe icyo mba nifuza mu buzima bwanjye ni ukubona ikiremwa muntu kirimo kiraba hamwe kandi cyishimiye imibereho yacyo. Abirabura, abazungu, abanyafurika, abashinwa, buri umwe wese abanye n'undi kandi barimo barabaha amahoro. Ubuzima ntukajye ubwizera ngo ugende wishyiremo ubuzima ko ari ubu n'ubu n'ubu, oya. Kubera ko igihe wowe ubwawe wicaye urimo uramvuga, wumva neza ko urimo uramvuga washishikaye, ku rundi ruhande ahantu runaka utazi hari undi muntu nanone urimo urakuvuga. Uno mugabo nanone yarongera aravuga ati buriya abantu barimo baragerageza kugira ino si mbi, ino si bakayigira mbi. Nta na rimwe bajya bafata umunsi cyangwa se igihe cyo kuruhuka, bahora bakora kugira ngo ino si nyine bayigire mbi. None se niba abantu bagira isi mbi nta munsi wo kuruhuka bafata, njyewe ndinde wo gufata umunsi wo kuruhuka? Ndinde? Umugabo yarongera aravuga ngo buriya niba ikintu bita irushanwa ryo kwirukanka rikomeje kuba ryakomeza gukomera cyane, ubona neza ko umuvuduko ugomba kuba wakiyongera nyine mwese muri rirukanka cyane, icyo ni ikimenyetso kikwereka neza ko ntabwo ushobora kuba wakicara ngo uruhuke utuze. Reka Bob Marley yaravuze ati buriya niba imizi y'igiti ikomeye, imizi y'igiti ikaba ikomeye cyane, ujye umenya neza kuko byamera kose urubuto narwo ubwarwo ruzava kuri icyo giti ruzaba ruryoshye nta kabuza, kubera ko imizi yacyo irakomeye. Uno mugabo yaravuze ati ntabwo ushobora kuba washimisha abantu bahaze bishimye, ntabwo bishoboka. Umuntu wayishimye n'ubundi aba yishimye, sinzi ko hari icyo wakora kugira ngo yishime. Ibimushimisha nyine biba bihari, kuko nanone buriya umuntu uhaze udashobora kuba wamushimisha. Nanone ushobora gushimisha umuntu ufite ubwoba muri we, afite ubwoba muri we, ntabwo ushobora kuba wamushimisha. Ntabwo nanone ushobora kuba washimisha umugabo ngo ajye ahasare asizore ngo yishime, mu gihe abizi neza ko nawe ubwe nta biryo afite muri firigo yiwe cyangwa se muri stoke yiwe. Nibigera ku mugore ntukajye we expectinga byinshi cyane cyangwa se ibyo ashobora kuba yaguha, oya, ahubwo ujye smilinga mu gihe yatumye wishima. Ibyo birahagije. Niba umugore yatumye wishima, ibyo ni byo bintu wagakwiye kuba ufokasingaho cyane kuruta ibindi. Ibyo birahagije. Nubigenza gutyo uzabona neza ko aribwo uzabaho ubuzima bwiza kandi ubuzima bwuzuye. Ndagira ngo ubwire neza koko niba umukobwa ari mwiza, hari igitangaza, nta na rimwe azigera aba umuntu woroshye nk'uko ubitekereza. Niba ari igitangaza koko, none naba umuntu uri buze kuba yagushimisha, araba ari umuntu nyine nawe uri aho ngaho udasamaje, utari umuntu uri kure cyane rwose yuko umeze. Niba umukobwa akoroheye, ujye umenye neza ko nawe ubwe hari amahirwe menshi ko adashobora kuba ari mwiza cyangwa se atari n'igitangaza. Niba ubona umugore cyangwa se umukobwa akwiye imbaraga zawe, ntabwo uba ufite kuba wava ku bintu, kuko nuva ku bintu icyo gihe ntabwo uzaba nyine umukwiye. Ukuri ni uko buri umwe wese uzajya ubona azakubabaza. Uzumva cyangwa se uzabona neza ko ari igitangaza mu maso yawe azakubabaza. Ahubwo icyo wagakwiye kubukora, uzashake umwiza nakubabaza, byibuze ubone neza ko binakwiye ko wagakwiye kububabara, uvuge ngo ndimo ndababarira ukuri. N'umugabo yarongera aravuga ati buriya niba hari ubugwari bukomeye ku mugabo uwo ari we wese aho bakagera, ni ukubyura urukundo rw'umugore, ukarubyura ubizi neza ko nta byo gukundana yari afite, yewe yanabihungiraga kure, ugakora ibishoboka byose urukundo rwe ukaruzana cyangwa se ukamugarura mu rukundo, ariko ubizi neza ko nta gahunda ufite yo kuba wamukunda.
ubwo nibwo bugwari bwa mbere umugabo ashobora kugira. uno mugabo yarongeye aravuga ati buriya umuyaga udutwara ibintu dukunda rimwe na rimwe ni nawo umuyaga uba uri buze ko watugarurira ibyo bintu. uno mugabo yaravuze ati buriya ikintu cyawe uko cyaba kimeze kose, niba ari icyawe ntabwo kigenda ngo gihere by'iteka ryose, gishobora kuba cyagenda ariko nyine ni icyawe. ni ibintu bisekeje cyane uburyo abantu tuvuga neza ko dukunda imvura, ariko imvura yaza tukitwikira imitaka, tukavuga ko nanone dukunda izuba ryaza none tukajya kuryugama. ntukajye wizera abantu, kuko umuntu ashobora kukubwira ati njyewe ubwanjye nkunda ikintu bita umuyaga. umuntu yakumvisha neza ko ukunda umuyaga, ariko nanone umuyaga waza wahagera akaba ari uba uwa mbere mu gufunga amadirishya kugira ngo wa muyaga ntumugereho. bivuze ko hari itandukaniro rikomeye cyane ibyo umuntu akubwira n'ibyo urimo uranyuramo. uno mugabo yarakomeje aravuga ati iyo niyo mpamvu rero nanjye ubwanjye ntinya iyo umbwiye ngo urankunda, ndabitinya cyane rwose. uno mugabo yarongeye aravuga ati kabone nubwo mwaba muri ahantu hari amazi, bigaragara neza ko nyine hari amazi, n'ubundi umuswa azakomeza kuba afite icyaka kandi muri ahantu hari amazi. ujye wibuka inzoga nta kigufasha uretse gusinda, nanone ntabwo inzoga izigera igufasha kumeditatinga uretse kukureka ugasinda. uno mugabo yaravuze ati njyewe ntabwo bigeze banyigisha, njyewe icyo nagize ni inspiration. iyo nkigira cyangwa se iyo nkiga nta kindi kintu nari kuba ndicyo uretse kuba ndi ikigoryi kiri aho ngaho gusa. uno mugabo yarongeye aravuga ati buri kimwe cyose kirimo kirakubaho ntabwo gikwiye kuba cyagushyira hasi cyangwa se ngo kiguce intege, oya, ahubwo ikirimo kirakubaho cyose mba kwiga kugikoresha mu nyungu zawe, cyaba cyiza cyaba kibi, ikirimo kirakubaho cyose ugomba kwiga kugikoresha. ntukajye wumva neza ko ugomba kuba wareka kurwana cyangwa se ngo umurwano uwureke, oya, uba ugomba guhaguruka ugakomeza ukarwana, ukongera n'ubundi ukarwana bindi. Bob Marley yarongeye aravuga ati igihe wahagaritse kuba wajya mu ihangana cyangwa se igihe wahagaritse guhangana n'abandi, icyo ni nacyo gihe uzaba utsinze iryo hangana. ariko mu gihe ukiri mu iryo hangana, ndakurahiye ntabwo uzigera utsinda iryo hangana. uko urugamba rwaba rumeze kose, rukomeye rworoshye, ndagira ngo ujye wibuka neza ko uburyo rukomeyemo ni nacyo gihe bizaba byiza mu gihe nanone watsinze. urugamba rurakomeye, yego nibyo, nta kibazo rurakomeye, ariko nawe kubera ko rukomeye nibyo bizagena gutsinda kwawe no kwishimira intsinzi mu gihe wayigezeho. n'umugabo yarongeye aravuga ati buriya imbaraga mbi Sekibi ubwo afite imbaraga zirenze izanjye, Sekibi ntabwo ndi hejuru, kuko Sekibi yanziye ngerageza gukorana mu biganza nkawe. Sekibi aba afite umumaro we agomba kuba yamara, kandi koko ugomba kuba wabaho. ugomba kumva ukanamenya neza ko Sekibi nawe ashobora kuba yakubera inshuti nziza. impamvu ni uko nyine iyo Sekibi akuziye utamuzi ni nacyo gihe akurangiza, ariko iyo akuziye umuzi neza ko ari Sekibi, icyo gihe umenya uburyo ugomba kuba wamwitwaraho ukabana nawe. ubushongore n'ubukakaka bw'umugabo ntabwo buba buri mu butunzi cyangwa se mu mafaranga ashobora kuba yabika ku mufuka we yakishyira ku ruhande, oya, ahubwo ubushobozi bw'umugabo buba buri mu bubasha bw'uburyo ashobora kuba yaturitingamo cyangwa se uburyo ashobora kuba yafata abantu abo bamuri ku ruhande, akaba ari bari buze ko yatuma bamera neza. n'umugabo yaravuze ngo imiziki yanjye ikibereyeho ni ukurwanya sisiteme ivuga ngo umugabo agomba kubaho, yamara kuba yabaho agapfa bikarangira. yongera avuga ati nta muntu n'umwe, mbisubiremo, nta muntu n'umwe ushobora kuba wajya mu mitwe yacu ngo duhe kwishyira ukizana, uretse twebwe ubwacu dushobora kuba twakishyira tukizana mu mitwe yacu cyangwa se tugatekereza ibyo dushaka. nta n'umwe waduha ibyo ngibyo. itangira aho riva rikagera riba riteye ubwoba, ryaba ari itangira ry'ubuzima cyangwa se nanone itangira rya buri kimwe cyose, bizinesi n'ibindi bindi urimo urabarizwamo, kuko nanone irangira naryo ubwaryo akenshi cyane rirangira ariko nanone ari akababaro. buri gihe cyose mu buryo bumwe cyangwa se ubundi hari igihe birangira ari akababaro. gusa ikibigira byiza n'igituma dukomeza kuba twabikora ni ya nzira irimo hagati y'itangira n'irangira. iyo nzira cyangwa se ubwo buzima bwo hagati nibwo butuma dore iteka ryose tubibarizwamo. ntukajye ufata ibitekerezo byawe n'imyumvire yawe ngo ubishyingure birangire, ahubwo uzafate vision, icyerekezo cyawe ugishyire muri realite, ugishyire mu bigaragara. ibyo nibyo byonyine byatuma ubaho kandi ukabaho neza. ntukajye ucira abantu imanza mbere y'uko uri buze kuba wakicira imanza. banza wicira imanza, numara kwicira imanza ujye wacira abandi imanza. ntuzacire umuntu rero urubanza cyangwa se ngo ujye gucira abantu imanza mu gihe nawe ubwawe ubizi neza ko utari ready, utari tayari yo gucibwa imanza. n'umugabo yarongeye aravuga ati buriya ndagira ngo ufungure amaso yawe witegereze impande zose, wibaze ese koko wowe ubwawe witegereje
urabona wishimiye ubuzima urimo urabamo? Ibyo numara kubyisubiza urahita umenya igisobanuro cya nyacyo cy'ubuzima urimo urabamo. Nta kabuza ibihe byiza urimo urabamo kino gihe, hari amahirwe menshi cyane, biranashoboka cyane ko bishobora kuba ari ibihe bizakubabaza ejo hazaza. Birashoboka cyane ko ushobora kuba wabeshya abantu igihe kimwe, mbega nyine ukababeshya pe mu gihe kimwe cyangwa se mu myaka imwe cyangwa se mu gihe runaka. Ariko nagira ngo nkwibutse neza ko utazigera uhora ubeshya abantu bihoraho. Ntabwo wabeshya abantu by'igihe cyose, babeshya igihe birimo birashoboka ko urimo urababeshya, ariko igihe bazakuvumbura ntabwo uzongera kubabeshya bindi. Ayo ni amagambo yavuzwe n'umugabo bita Bob Marley. Nizere neza ko ukuyemo ibyawe. Ikiganiro ntaho tugisoreje.